Ako muri urazi shuri. Uzi ikintu cyatumye imbwa itamera amaheri. Nuko wari utaramu. Oh my god! Wow! Asi sheje yabagiye tumaranye. Nta kintu bibwiye. Ngineze wowe by'abantu bakurura. Ushatse kuvuga iki? Umwana se? None se ubwo bawe nyine ureba Ntabwo wasanga imibonano. none Usigize ibyago magutera. none ndasi icyo cyarakemutse. Continue. Aro! Ingurube yanjye yabwavuye. Jesus is Lord. Ndaje ngo Oya dore se oya we turawuza. Why are you running? Ngaruka ndaje. ari Ndaje mwana ndaje. ari gushidara arenze imana Bagikunda dukoma ahandi twagiye kwamamaza boss umukuru w'igihugu. ariko bushari buriya uyitegereje wowe namwe ibikima Bushari. hari utuntu ajya gukora imana agatamira None ari ikigoma afite ngo kugasima. Yo! ya boro ni ya zamani imana ndetse ko ngiye industry yo mu Rwanda natari no kuyikurikirana muri iyi minsi nibe mani Izuba ni ndaje. Izuba none wiriryaho ubugarwe tusinzira. ejo basesha wa mugabo ko natwe byaducanza wowe Meze ama sister Sisa no wahera. Wakoze? Sava? Sava. Ako. Umushuti wanyu support amategeko. Scott Scott wa mutama wa ntiyadoza ko gasima kandi Ani kaga tekinisiye. Engineer mani araba ariko nituzero. bimeze bite sawa ko kubaza borozi Ibyo mu buzima busanzwe mabona ari muzima. Mabona ari muzima. ya saze se mino misi Nyine nk'ibikorwa biranga abagabo. Mubona nyine byujuje biri. Bikorwa biranga abagabo. Ya. Muzamubaze ni iki gikorwa nyine kiranga abagabo yakora. Guhinga, gutera akabariro, Ya of course. ako kakabira kambere. Akakabiri. turabure se ngo bimeze bite no musaho Cyari. Nyine nanjye ndi kubabaza n'inshuti ze. Iriya wenda tuza kuri wenda byuza hari abandi bantu mujya mubibonana nabo. Bikorwa by'abagabo, akabariro, tuve kuri wowe. Ushobora kuba yarapfushije ubusa umwana wawe. cyaki Niko byagenze se? imana mbe mufunze mo cyashumi Ibyo barabiroga mwana. Reka tumuguhamagarire nimba wumva nta bwoba none abanza nagukomubigwe. tuzabipanga mu gihe kizagenda fresh kubyumva Oya today ni mfite umwana. Yo, ahubwo aho kugira ngo ibintu byo kuvuga ngo nza today mwana ubu wabona umwana yamushinga. Ahubwo tumufashe iki? ariko baretseho gato ukamwere mbe bini yamushegeye umunsi wacu Genda muhamagara nje. reka tumusuzume none natwe tumenye kuko niba turi kumwe n'umuntu wowe sister Wowe ubika turi hano sibyo nta kibazo wowe sibyo tegura umuntu wawe agiye kumuhamagara nako twe turamugutegurira wowe uramwinjira mu bw'igitumo noneho twe turaba turi hafi aho twumva Ako ibyawe kantu ubwo sawa nari bwo ndi mu None reka mwere. Urumva reka mukore. Endaciyemo ndagasi. Wesko? Wese ngo bimeze bite mwa? aro Ewa, tanga kwa Jado, ewa turamushaka banguka kabisa. Banguka we nutinda umunota umwe. Umusange kwa Jado. Sano we ni muri iyo nzira n'ubundi ndaje. Sawa nari bitu banguka. Neze bite Scott? Neze neza. Jesus is Lord. kanze mana No mubaze ndagasi.
none se mwana buriya ngo bimeze bi akomeje gatwa bimukoze mana amuremeye ariko mbishagezemo gute hano ngo ehe ahubwo nagufasha oya si wibuka cyane ndagusanze iwawe ndakwinginze gukoresha inshuti zawe azi wambabariye ukuri ndakwinginze mbona aho ushaka ko basi tuzabikora ikindi kuko gihe utumva yuko ibyo nyine tuzabikora basi ikindi gihe urumva ushaka ko ngubabarira okay nta kibazo ndakubabarira asi wumva arata wambabariye ukuri umva ubwire nutabikora noneho ndakwica urabikora nabikora reka ko ubikora